Mu gihe azaba adahari ibintu yatwigishije tuzakomeza tubikoreshe cyane cyane twita ku bana bavurirwa muri ibi bitaro. Icyifuzo bakiduhaye kandi twakemeye, tugiye gushaka n'abavura abantu bakuru bafite ibi bibazo, nabo tuzabazana, ndetse n'uriya muganga yaturutse mu gihugu cya Amerika yadusezeranije ko nawe agiye kubwira abandi bagenzi be mu bitaro akoramo. Twaje hano Ririma nk'uko dusanzwe tubikora kuva mu 2012, tuza tuje ku training abaganga bo mu Rwanda ndetse no kuvura izo ndwara zitandukanye. Ririma rero nibwo bwa mbere twahageze kuko twazanye umuganga uvura indwara z'ubumuga bw'amagufa no kugorora ingingo mu buryo bw'abana bo twita abapediatre. Yari CHK ahamara ibyumweru 2, ubari hano Ririma ahamaze ibyumweru 2. Ejo azimuka ajye Gatagara, naho azahagera ejo ahave ku itariki 14. Niyo mpamvu ari Ririma na Gatagara nibwo bwa mbere tuhageze, kuko niho bavura izi ndwara z'ubumuga bw'amagufa no kugorora ingingo. Niyo mpamvu rero twahisemo kuhaza. Twakoreraga mu bitaro 14 na specialite nyinshi zitandukanye, ariko twari tutarazana abaganga bavura indwara zijyanye n'ubumuga. Niyo mpamvu rero twaje hano. Nitwa Pacome Bizimungu, ndi umuphysiotherapist, akaba ari nanjye uhagarariye serivisi ya physiotherapy muri ibi bitaro bya Ririma bivura amagufa, ubumuga bw'amagufa n'ingingo. Mumaze icyumweru muri kumwe n'uriya muganga waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twavuga ko kubana nawe byabunguye iki? Nibyo koko tumaze icyumweru turi kumwe, atwigisha kandi adufasha no kuvura abana bafite ubumuga. Twamwigiyeho byinshi, cyane cyane ubona yuko abimazemo igihe kandi n'uburyo abikora ubona ari ibintu bidufasha kugira ngo natwe tubikore nk'uko abikora. Arabisobanukiwe cyane, arabishoboye ku buryo natwe tugize ubushobozi nk'ubwo afite twaba dutanga serivisi nziza ku baturage bacu n'abatugana. Bijyanye n'ibyo mwamwigiyeho, murabona bigiye kubafasha iki rero none mu mirimo yanyu no gihe azaba adahari? Mu gihe azaba adahari ibintu yatwigishije tuzakomeza tubikoreshe cyane cyane twita ku bana bavurirwa muri ibi bitaro. Muri rusange twavuga ko iyi serivisi ya physiotherapy hano ihagaze ite? Kuni serivisi ya physiotherapy ihagaze ntabwo ari serivisi nshyashya, imaze igihe kuko yatangiranye n'ibi bitaro. Ubu ikaba igeze ku bushobozi bwo gutanga ubuvuzi bw'icyitegererezo mu gihugu cyose, ndetse yemwe n'abava hanze y'igihugu nabo turabakira, ku buryo usanga abantu benshi bishimira kandi bakananyurwa na serivisi tubaha. Kubona abaganga nk'abo baba baje gusura nanone bagenda ariko babazaniye n'ubwo bumenyi, mubona ari ikintu cyakongerwamo n'imbaraga bakaba benshi bakajya baza kenshi? Nibyo turabyifuza igihe cyose, twifuza yuko twahugura kandi tukongera ubumenyi bwacu muri serivisi dutanga. Iyo tubonye abaganga nk'aba rero badufasha kugira ngo tugendane n'ibigezweho cyangwa dutange serivisi zigezweho, biratwubaka cyane kandi bikadutuma nabo duha serivisi tuba serivisi inoze kurushaho. Bwa mbere mukoranye na Rwanda Legacy of Hope yazanye aba baganga? Mu myaka 10 maze muri ibi bitaro ndumva ari ubwa mbere. Nibyo aba baganga nyine bazanwa n'uwo muryango Rwanda Legacy of Hope, uyu muryango wo mwawuvugaho iki? Kubera yuko ari ubwa mbere dukoranye nawo, ni byiza cyane yuko atuzaniye umuganga usobanutse uzi ibintu arimo kandi ufite n'ishyaka ryo gutanga ubumenyi afite kugira ngo n'abandi babumenye. Ubwo rero twifuza yuko wakomeza kujya utuzanira n'abandi kugira ngo usibye no mu buvuzi bw'abana, kuko Kevin yaje adufasha cyane mu bigendanye n'ubuvuzi bw'abana no mu buvuzi bw'abantu bakuru, twifuza yuko nabo bazatuzanira inzobere idufasha kugira ngo naho kunguka ubumenyi budufasha kugira ngo nabo tubahe serivisi nziza. Murakoze. Murakoze namwe. Icyifuzo bakiduhaye kandi twakemeye, tugiye gushaka n'abavura abantu bakuru bafite ibi bibazo, nabo tuzabazana, ndetse n'uriya muganga yaturutse mu gihugu cya Amerika yadusezeranije ko nawe
agiye kubwira abandi bagenzi be mu bitaro akoramo kugira ngo bazaze ari benshi, noneho baba babana baba nabo n'abakuru, ndetse no kuzana ibikoresho nk'uko ubizi iyo tuje tuzana ibikoresho tukabisiga mu bitaro. Ubwo rero ni inyungu z'ibitaro, ibitaro bya Rilima tuzagaruka rwose, ndetse bitari kera, ndakeka ko mu kwezi kwa 9 umwaka utaha hari timu y'abaganga benshi tuzazana nabo twashyiramo iyo speciality.